abana bazizana barakuze bazizana wababwiye ko ugiye gushaka umukunzi ubundi wa mbere ubu uri muri mayinaze buriya renzaho ukanaseka ariko barandisha banyisha ahubwo mwazanye n'imbunda ubwo nyine bisubiyeho ayewe ariko nta kundi baranyweshe reka twiyizire ahangaha kubera icyo turikije barone yawe impamvu nyiturikije mu muco nyarwanda burya nubwo gukunda no gukundwa bibaho umugore wanjye yayitabye Imana mfite abana babiri ese ko ufite wasi niriya kamera watinye oya ntago natinye kamera ahubwo ndumva nishimye kubera yuko ndumva ndi bubone nk'ikintu nari maze iminsi ntabona ufite abana bangahe ufite abana babiri nibo umugore yansiganye nibo yagusigaye ni babiri bonyine ufite imyaka 59 birumvikana urashaje pe ndashaje ariko ntabwo ushaje byo gupfa ntabwo ushaje byo gupfa ndacyane ndacyafunga n'agatufu urakeye kabisa uri ku micyo mu rugo ni Rwamagana warangiwe nande hano se nyegera hano ariko reka nkwegere kuko ndabona kuva nakubonye ibintu biri bushoboka yego umuntu wandangiye hano ni umukobwa wanjye yabirebye muri telefone aranga ati papa we ati ko nabonye ahantu bari kuranga abakunzi ukabuze ko mama yapfuye yadusize ati nta kuntu wazajyayo ndabye ni mwana wanjye muzantunganye ngeyo ndebe uwo muntu nzamuzane twibanire none rero nahageze mu mbiri ubwo wumva wifuza umuntu ufite imyaka ingahe se cyangwa se ungana gute ufite ihe mico umuntu nifuza dusangize urugendo rwawe muri make rwo kubaho uri ari ubwo n'umupfakazi cyangwa ubupfakaye mfakaye mfite nkiri na mutoya ubwo buzima bwanjye uko nabubayemo umugore akimara kwitaba Imana ndavuga nta kundi kuntu nabigenza reka nshaka undi tube tubanye ndebe yuko yenda nawe yazambera mwiza nka wa wundi ariko ntago byampiriye yaragiye umugore yitwara nabi aba nabi nanjye ndateseka amatungo nari mfite anshira uzikwanayasahuraga akanajyana n'iwabo akabijyana iwabo ubwo noneho ndaza kwicara mbiganiriza abo bana yansiganye babiri ariko nta wundi mwana twabyaranye uwo nguwo mfite abana babiri gusa ubwo bimaze kurangira nibwo mwana yambye ariko hari ahantu ushobora kujya kurushaka umundi mukunzi ngiye nabyumvise bari kubivuga mu kinyamakuru ubwo rero nanjye rero waje ufite icyizere ufite icyizere aho ubwo twari dutangiye ukimara kuvuga ubuzima bwawe n'ukuntu ibintu bimeze hari abantu baturikije baroni zabo bariya ko baturikije baroni zabo njye nari namukunze uriya waturikije baroni ntabwo waturikije baroni tugiye kubanza kubaza bariya baturikije baroni hariya tubabaze uko bimeze ngwino kameramani izere kuri kutureba neza bimeze bite njye ntabwo narebye uyu ari sogokuru warebye ari sogokuru wabonye ari sogokuru oya se kandi wabonye atavamo umupapa ugukwiriye reka kaza namwe mukaza ariko nahageze mubanje mugakundana hose oya tugakundana hehe oya turajyana dukundanira iwe niwe neza ko dukundana abana bawe sana. Big streaming, güey. No.
Ladies and gentlemen, ndagushimira wowe udukurikira uko bwije nuko bukeye. Muraho amakuru. Ewana, nshuti zanjye za X-Trend TV, ndagushimiye kandi nguhaye ikaze wowe udahwema kudukurikirana uko bwije nuko bukeye. Ndishimye cyane birenze uko we wabyumva. Ndishimye pe kuko umutima ni imva mutima. Ikaze rero kuri mwebwe musanzwe mudukurikira kandi mudukunda. Wowe wakanze subscribe naragushimiye kandi mpora ngushimira. Nawe umaze hano iminsi utarayikana ndagusabye yikande. Aha ngaha niho urukundo ruhurira, niho abantu bavoma imbaraga ndetse n'umunezero mu buzima bwabo bwa buri munsi. Hari umuntu wicara akavuga ngo ibi bintu ni prank, ntago ari prank, ni ibintu byanyabyo mon cher ami. Ibi bintu ni byanyabyo. Wowe utekereza, wowe wumva ushaka kugera ku nzozi, ushaka kudaheranwa n'agahinda, tambuka uze nawe ushira agahinda ndetse n'impumu. Aha rero ni ku rubuga rwa ba single mother ndetse na ba single father. Ndavuga ababyeyi badafite abapapa ndetse n'abapapa badafite ababyeyi. Uyu munsi rero ni episode nshya, ni isura nshya, n'urukundo rushya, ni ibineza bishasha. Nge nitwa Promesse, wowe witwa ngo iki kugira ngo tujye tubana tuziranye? Byandike muri comment, hanyuma twizamukire cyangwa se twimanukire nkuko bakunze kubivuga. Reka rero nihuse cyane duhere ku mubyeyi wa mbere. Bite? Ibyiza. Ikaze. Yego murakoze. Amazina? Nitwa Byukusenge Marie Goreti. Ufite imyaka ingahe? 46. 46. Okay. Ahangaha rero ni kuri X-Trend wahageze kandi urabizi ukuntu bigenda. Wamaze kwivuga, wamaze kutubwira amazina yawe nkuko tubisangije abadukurikiye. Uyu munsi ni ibintu bishya gusa. Uraza kutubwira umuntu ushaka uko ameze, uko wowe wifuza, ukuntu ateye, imico ye, uko asa, indeshyo ye, ingano ye. Nurangiza uduheho ubuhamya bwawe ho gatoya. Ufite iminota 2 ugomba kubyaza umusaruro. Yego. Muri make nk'umugabo nakifuza kubana nawe, numva nabana n'umugabo mwiza ariko mbere na mbere ufite urukundo. Akaba ari umugabo munini w'imibiri yombi, muremure ariko atari munini cyane nanone. Yego. Akaba afite urukundo, akunda abantu, mbese atikunda bya kino gihe. Twaba turi kumwe akaha abana banjye agaciro kuko aba yasanze mbafite, kuko nabonye muri ino minsi umuntu araza wakakubyaza umusaruro, imbaraga yagushakagamo yabona zibonye akaguta ntifuze no kukurerera. Ubona biba kubera iki? Ngewe ndebye mbona ni ukwikunda kugwiriye mu bantu, cyane cyane igitsina gabo barikunda, ntabwo aza agukunze, akunze ibyo ufite. Yego. Okay. Ukaba wumva ariyo mpamvu se babikora? Numva rwose ariyo mpamvu kuko aza we yikunze. Kuko yaje agukunze cyangwa agukundiye nabo ufite, ntabwo ibyo bintu rwose byagera aho ibiri kuba muri ino minsi byabo. Wowe mu buzima busanzwe se Goreti ni Goreti yarya? Goreti ni muntu ki ubundi mu magambo make? Goreti numva Goreti akunda kuba ari umuntu utuje akenshi. Biragaragara. Nicyo gusa. Ibindi wenda mwamfasha kubimenya ariko kenshi aho mbazi baba batuye. Goreti afite abana bangahe? Goreti uyu nguyu muhagararanye afite abana 5. 5. Mukuru afite imyaka ingahe? 20 n'ingahe? 7. Umutoya afite 14. Kuba uri single ubifata gute cyangwa byaje bite, wabyakiriye gute? Biragora, ntago nakubwira ngo nabyakiriye nte kuko ntago mba nishimiye ubuzima ndimo pe. Gusa nyine habaye ikibazo ariho hamwe natangiye mvuga ngo kuri ubu umuntu ashaka wenda umuntu kubera ko amubona mu imbaraga cyangwa se hari ikindi amukeneyeho. Ibi nanjye nabonye bintunguye kuko gushaka kwanjye bwa mbere cyabaye igikomere. Ntago nari nakunze pe. Habayeho ibintu biri nko gufatwa ku ngufu bitewe na muramu wacu, mbese yumva ko yakongera agakura umugeni wacu
shakana na murumuna we mu buryo bwo gufatwa ku ngufu ariko muri make mbese byabaye uko na bimwe by'ikirokore numva ko ntasubira mu rugo byarangiye mpaba ntakunze umugabo nyine ariyorobeka iminsi mike kuko yarabonye uwo ashaka tumaze kubyara agenda ahinduka bimwe mu Rwanda bavuga baca umugani ngo iyo umuntu abyara uko abyara byara ingeso byahise bitangira kugaragara ko ari umusinzi ari iki wa undi winjiraga n'ibyo kurya kandi yasohotse nyine ari muzima akaza n'isafuriya ayitera umugeri mba muri ubwo buzima naganira no mu rugo bakambwira ati hangane niko zubakwa ariko byaye urubyaro rwa gatatu data nawe abona ko ntaba muri ubwo buzima ateranya imiryango nyine biba ngombwa ko basinye ko batazagaruka gukura umugeni hariya mbese umugore hariya nicara gutyo wenda ndi kubyumva wigeze wongera gukundanaho n'undi muntu se nyuma y'icyo gihe byarabaye ari nacyo gikomere numva kirenze icyo nahuye nacyo bwa mbere naje gukundana n'umupapa ari umupapa ukuze ariko aza kubw'inyungu ze nta mudamu yari afite pe madamu yari yarapfuye afite abana babiri abinganirije ndavuga ati kuba yaritabye Imana nta kibazo ariko burya tujye twumvira ababyeyi kurusha ibindi byose umupapa twarakundanye hashira iminsi mama turaganira mama arambwira ngo mwana wangu ubu ngubu warebye kure ndamubwira ati rwose uyu mugabo arakuze nicyo narebyeho gusa umbe nta bindi narebyeho avuze ati uyu mupapa ubwo akuze byibuze we tuzabana uriya yari umusazi yari umusinzi n'amaraso y'ubutoya mama arambwira ati ari kugende gake ejo utazabura kwirerera n'abana abagabo ba kino gihe ntawamenya nuko nyine ariko biba vuba ndagenda ko numvaga namukunze pe simbabeshye we nari namukunze turabanye bibaye ngombwa tugeze mu mujyi wa Kigali umva ndakora kuko nge narikoreraga nyine gutyo bisanzwe ncuruza ubucuruzi buciriritse ariko nkora pe nuko nawe akomeza akazi ke ariko tumaze kugeza aho tugeza wumva ikibabaje nyine abona abakobwa b'i Kigali abona ko maze gusaza ko yaramaze kumbyaza kabiri bacanye kujisha rwose ndakubitika ubwo naho nahereye nyine ntangira kwibana nuko urakoze cyane nkubaza ikibazo cya nyuma ese ubona wowe umuntu ushaka ko mwabana cyangwa mwakundana yaba afite iyihe mico umuntu numva nakifuza ko twakundana bibaye ariko nubwo ntarabyumva wowe uraza kubyumva yaba ari umupapa utuje ushoboye gukora mbese ufite mu ibitekerezo bizima kandi akaba akunda abantu ku buryo n'abashyitsi muri rusange bahagera ukabona nta jisho ribi akandi gatoya abana bawe uba ubona bafite uruhare mu rukundo rwawe wenda ugize amahirwe ukagira urukundo bagushyigikira cyangwa babari muri bamwe bashobora nabo kuguca intege nawe ubwabo ahubwo yewe ntago mbizi kuko bazi ko icyo kuva nagira igikomere ntarabasha gukunda ntabwo namenya rero uko babyakira murakoze turaje mu kanya muraho ma muraho neza amakuru ni meza meze neza cyane amazina yanjye nitwa Uwizeye Trifine ufite imyaka ingahe Trifine? Mfite imyaka 56. Ndakuze pe nukuri ndakuze twegere wiva ku murongo urakuze ndakuze ubu rero ushaka umugabo waje gushaka umugabo ndashaka umugabo uramubona ego hariho abasaza nanjye bankeneye ubu se bize ku myaka ubu se nta toto mfite ndarifite da ariko urarasobanutse nibyo mu rugo ni he mu rugo ni muri umujyi wa Kigali ufite abana bangahe? Mfite abana 6. Umukuru afite imyaka ingahe? Umukuru afite nka 30. Nka 30? Ndakuze. Urakuze pe ukeneye wa mugari n'umuntu gushajisha. Erega nibyo. Nibyo da? Ubu rero ubu se wifitiye icyizere?
ndagifite ko ntambuka se nkakaraba nkacya icyizere ndagifite uba wumva wifuza umugabo umeze gute? ashaka umugabo, nifuza umugabo muremure munini, najya amufata nkumva ko mfashe umuntu ufatika ariko ufite no kwikoca ufite ifaranga, akaba ari umuntu ufite urukundo, twajya dutemberana akamenya ko ngomba kwambara igitenge cyiza nkanarya. Abana banjye barashatse, mfite utwana 2 gusa mu rugo, ni 2 turi mu rugo. Ubwo rero utwo ngutwo nta rwose icyo cy'umuceri cyaba gihagije, niyo mpamvu numva nifite icyizere ko umugabo namubona. Umugabo rero wifuza nuwe mu kihe kigero cy'imyaka cyangwa se imico, imiterere? Ngiye kuko mfite imyaka 50 ukirenzeho nkuwa 57 wenda kandi niwe byacamo. Urumva ko yabatarasaza cyane, uwo twaturi mu rugero rumwe, twanatembera ntidusebe. Yego, ikintu nibajije kuri wowe ni iki tubwire impamvu intandaro yo kuba uri wenyine ubu ngubu? Impamvu njyewe nabyirutse numva nifuza umugabo umwe, ariko mbyirukira no mu rugo rukize, ariko siyo mahirwe nagize. Nashatse uwa mbere aba aripfiriye ansigira akana, nshatse uwa kabiri ibyabaye nuko nabyo biramuhitana, nshatse uwa gatatu nsanga nta kigenda. Ikigenda gute? Nsanga ni wa wundi tutagomba gushyira hamwe. Mbona tutagomba gushyira hamwe, buryo mutashyize hamwe rero uba wumva byanze, ubwo mpitamo kwibana. Cyangwa ku kintu kijyanye n'ingingo ntago byacagamo neza? Oya, ibyo byo nta kibazo. Gusa nuko nabonaga anyicisha inzara, nta cyangwa mere nk'abandi, nuko rwose n'imvune numva rwose ibyo ngibyo ntabishobora, mpitamo kurera abana. Ubwo ni ukuvuga ngo niba mbyumva neza watandukanye n'abagabo 2 batandukanye? Ubwo mfite utwana 3 dutandukanye, ubwo niyo mpamvu nahisemo kwibera gutyo ngenyine n'abana. Nkibaza rero, ahantu utuye ni iwawe? Uratuye cyangwa urakodesha? Oya, ndatuye. Uratuye. None ubu tuvugana se, abo bana muri kumwe baragushyigikiye muri uru rugendo? Ubwo urabyumva ko abana ntabaganiriza ikintu nk'iki ngiki, nibyo natekereje ku bwanjye, ariko mbibaganirije babyemera. Ese ninde wakurangiye ahangana? Ariko saa muri no mujyi wa Kigali ukananirwa guhura n'abantu ngo muganire. Abantu mwagenda muri tagisi muragenda muganira, nuko abantu bandangira ahangaha, mbona ndahageze. Urahageze? Waje nkurangira? Ubu ngezeho. Ubu se ufite icyizere cyo kuri bumucyure? Yego, mfite icyizere ko mubona kuva nakugezeho, ahubwo shyiramo agatege umundebe, shyiramo agatege. Nanjye nicyo kintu niyemeje, ngomba kumugushakira pe, nibitanakunda n'uyu muntu. Ubwo rero urukundo nabuze mbere, noneho muri iyi myaka ruragarutse, ruragurumana. Ubu tuvugana ubonye nk'umusaza mungana akagutetesha, wazangurira gake? Ariko atari wa wundi ngenda ndondata. Uyu nguyu utambuka w'umusirimu, ariko ukaraba gacya cyane nkuko nanjye nkeya ari cyege kabisa. Naza kurwa gashyi unywa iki? Jewe ninywera gafanta. Unywa gafanta? Baba nagize ngo winywera kanoresi, ubu se tuzaganira kuri fanta? Ntabwo kanoresi nshakira ufite ikoca ni fanta ushaka, ubwo azajyaho n'akabenzi. Okay, sawa ngayo guko rero uyu munsi kabisa icyizere cyo ugomba kukigirira ahangaha kandi ubohoke. Ese mundi gatoya niki wabwira aba single mother bo bitinya badashaka bumva bo ubwabo bakabonye n'abagabo cyangwa se bakabonye n'ababakunda, ariko kuko bitinya batanatinyuka?
bakumva bazagumya abaheranwa n'agahinda. Ni izihe nama bagira? icyo nababwira nababwira kuva mu bwigunge. Urukundo umuntu yarabuze ari mutoya, imyaka ugezemo yose ruragaruka, bitewe n'uko hari ibyiciro biba biri aho ngaho nabyo byaheranywe n'agahinda, biba bishaka kubifata mu mugongo. Ubwo rero nabo bakigirira icyizere, ntabwo Imana yadukuraho amaboko. Amen. Urana ari usengera urasobanutse pe. Ariko ubu abagabo baguteye imboni hariya bambonye, bitegereze neza oya nibyo, kuko nzamenya kuba koko Mana kumufata neza nkamutekera apfa kuba yabizanya biteguye gusa, ubundi nkamutetesha apfa kuba rwose pe. hahirwa ugufite, hahirwa ugiye hahirwa ungezaho rwose umubwira uti rwose ni wane. Okay, muri kubibona rero ni kuri X-Trend TV. Ndagushimiye n'ibyiza byinshi. Urabona umubyeyi nk'uyu yabohotse akavuga nuko aba yisanze ahantu yagakwiye kuvuga. Hari abantu batabasha no kuvuga nyamara ngo bisanzure baruhuke mu mutwe. Twakomeje amakuru meza. Mwegere hano ariko ku murongo kwa kundi twari tumeze, kwa kundi dusubire gutya kugira ngo twegerane gutya batubone. Kameraman uri kutureba, ndaza kugusaba uri principal kumunyegereza gatoya kugira bigende neza. Yego, amazina nitwa Mukakagaba Betty. Betty, yego. Ufite imyaka ingahe Betty? 43. 43. Ufite abana bangahe? Babiri. Umukuru afite imyaka ingahe? Umukuru afite 27. Umukuru kukujije urakujije pe. Betty ni muntu ki? Ubundi ndi umuntu umunyabikomere, kuko nafashwe ku ngufu n'umuntu wari wantoraguye muri jenoside. Niwe rero wanteye inda y'uwo mwana mukuru, kuko umwana mukuru twenda kungana, murusha imyaka 16 gusa. Ibyo rero byatumye n'ubuzima nimbayemo no kubona ari sigaye nisanga ndi jyenyine, no kubyara uwo mwana ntakuze ntago byanyoroheye kugira ngo nge nawe tubeho. Byaratugoye ko twaciraga inshuro abantu, niga guhinga ntabyo ndamenye, numva bacu bapfuye ntarabimenya. Jenoside yabaye mfite 12. Ubwo rero nyuma gato mubyara 98 mu kwa mbere. Ngeze inama muri mujyi wa Kigali kuko hari famiye zanjye, njya mu kazi ko mu rugo. Akazi ko mu rugo databuja arongera mfata ku ngufu, antenda inda ya kabiri. 2003 mbyara undi muhungu. Yego. Bose n'abahungu. Yego. Wabo bazagucungura. Bivuze ngo nimba ndi kubyumva neza, nta nubwo wigeze ugira umwanya wo kumva ko wo kugira urukundo. Wapi nahise numva abagabo ari abantu bameze nka Satani. Kubera iki wafashe nka Satani? Kubera nyine uwa mbere wantoraguye, yankoreye ibintu bibi ntabyo nzi. N'uwa kabiri nawe nuko yabigenje, nabyaye kabiri ntazi umugabo. Utazi umugabo, utazi nuko bimera. Ntazi ukuntu bimera. Uza kongera rero kuruhuka mu mutwe, utekereza gute noneho ko wakongera ukagaruka muri relationship? Ubu ngubu ni ukugenda nganira n'abantu bakajya bambwira bati hari umuntu rwose washatse gufasha abantu bafite ihungabana, niko nabyita. Kumva ko abantu ari ibisimba kandi ari abantu. N'umuntu uri mu rugo nabona nk'umugore n'umugabo barwanye birukanse n'ubuhiri, nareba televiziyo nabona umugabo yishe umugore, nkavuga nti singibiri ibyo nahungaga. Nkavuga nti nzaguma mpigira abana banjye. Ufata umwanzuro ute rero? Ubu noneho numvise nabaye nk'umukobwa. Numvise wagira ngo ndi mutoya. Abantu benshi bagenda bambwira bati ko tureba n'impinduzi tutazibona, uri kureba neza. Ubwo noneho ubu naje numva n'impinduzi nazo ndeba. Rega nta muntu ureba impindurizi. Umuntu areba neza, ahubwo wenda ikibazo kikaba nk'uburwayi, ariko nta muntu ureba impindurizi. Wapi ndumva nazo ntazo mfite. Ubundi impindurizi ni igihe ureba ikintu ubona ukabona ntigisobanutse, ariko se uri kubona umuntu ukabona atari umuntu. Hari igihe nabanje kujya nyine, icyo gihe najyaga numva ngewe kuba ndeba gutya wenda ibintu abantu bareba neza babona ntabibona. Utabibona. None ubu ngubu abantu bose baba bambwira bati ahubwo tuba tubona uteretse amaso.
uteretse sorry nibajije akantu gatoya mu mikurire yawe urumva wahuye n'ibikomere bigiye bitandukanye kandi koko burya umuntu w'umunyabikomere bimusaba kugira ngo abe hari abantu nyuma yo gufata umwanzuro ukavuga uti reka nanjye nibura mbohoke nta bantu bagukikije muri sosiyete bigeze baguteretaho nibura cyane cyarabaga ariko nkirinda kugira ngo hatazagira umfata ku ngufu kwa kundi ubu cya kintu nkirukanka cyane nkakizwa n'amaguru kwa data wacu aho nabaga umukecuru akajya ambwira ati wowe umunya baranakuroze si gusa ngo barakubwiraga ngo urebe imindurize ntabwo birwa bimbwira nanjye ndabibona iyo ndebye amafoto mba mbona ndeba imindurize urumva yego ubwo rero hamwe no kumva ndeba imindurize nuko kubyara abana nta gahunda ari ugufatwa ku ngufu gusa n'ibyo bikomere byose byo kuba mu buzima butandukanye kandi bubi nanjye numvaga nta wankunda bityo n'ubimbwiye nkumva arambeshya nuko kumbeshya nkahitamo kuba njyenyine rero aho ubuzima bugeze no kuganira n'abantu genda mbohoka ubundi nacecekaga ibintu byanjye ubwo rero aho bigeze abambwira bati nyamara ureba neza n'abadamu bagenzi banjye bakambwira bati tuba tubona rwose nta kibazo ubu nabaga nzi yuko abantu bareba neza hari ibyo ntabona bo babona ariko n'ubundi ureba neza mbese kureba neza wowe wumva ari papi ubu ngubu ndumva ndeba neza cyane nanone namaze kwemera ko ndeba neza ariko nkumva mu cyifuzo cyanjye kuko nzi neza ko n'ubundi ndeba impindurize nshaka umuntu nyine utazatuma ndeba impindurize cyane hari ukuntu bajya baca umugani ngo ibintu byahumiye ku mirari noneho ureba nshatse umuntu akambabaza cyane ubundi iyo ndakaye nibwo ndeba impindurize cyane cyangwa iyo nshonje impindurize nibwo uzibona ariko nshatse umugabo akanyicisha inzara noneho impindurize zahumira ku mirari noneho nshaka umugabo kandi uzangurira rinete kabisa nkajya nshyiramo ahantu wese ntibarabuka oya nanjye nazikugurira ndazikwemereye pe uracyari umwana ntabwo wamenya izo nakwambara ubwo namaze kubyumva urumva ugomba kumenya na buri kimwe kuri wowe ariko rinete zaza zitwaje bwa mbere sawa ubwo rero mwamwumvise uko byagenda kose jya ugerageza gusa ujya aho abandi bari uko bigenda uko iminsi igenda ihita ibintu bigenda bisobanuka ubu noneho niba wateye intambwe n'ibindi birashoboka n'urukundo ugomba kurubona kandi ntabwo umuntu ahora ababaye gusa nanjye nagiye kumva nyine nabaye nk'umukobwa niba uri hano umucyo wamaze kukugeraho wamaze kukuzaho reka dukomeze n'uyu mubyeyi amakuru biragenda amazina Witonze Francine ufite imyaka ingahe 25 kuri umwana Francine nibyo byiza nibyo byiza ubundi hano twakira abantu bo hejuru ya 30 kuzamura 38 gutyo kuzamura nuko nyine nuko byagenze Francine ni muntu ki ni umuntu witonda utagira amahane iyo nkubajije ngo ni muntu ki ufite abana bangahe baba babyaranye n'umugabo umwe cyangwa se n'abagabo batandukanye umugabo mwatandukanye ryari bigenze bite banereye inda mu rugo nyine ndabyara umugabo ndamubwira ngo wanteye inda arabihakana aravuga ngo si yayinteye ngo ntabwo ari gutera inda wenyine nyine umwana ndamubyara ndamurera none yarakuze nyine ufite abana bangahe ufite umwana umwe ufite umwana umwe yego ntabwo wigeze ukundana se n'uwo muntu twarakundanye nyine ariko nyine yageze abantu maje kuntera inda arabihakana yego ngo ntabwo ari gutera inda wenyine nuko nyuma rero y'uko aguteye inda urwana n'iyo ntambara kugira ngo urere uwo mwana uwo mwana aho akuriye ubu tuvugana yaba afite igihe kingana iki afite
imyaka 6. afite 6. Okay. Iyo uganiriye n'umugabo waguteye inda se uba wumva akubwira ngo iki? Ubu ntago mukiganira ntimukivugana? Na phone yayikuyeho. Oya. Ariko abagabo natwe twisubireho kweri. Niba umaze gutera inda ukaba wumva uryohewe bikarangira, kuki wumva ibyavuye muri ibyo byishimo udakwiye kuba umugabo ngo wite kuri icyo kintu? Rega kubyara ni Imana ikomeye. Hari abantu babuze urubyaro kandi bakeneye abo bana. Mudufashe niba ubyaye umwana basi nubwo utakunda mama we ukunda uwo mwana wabyaye, kandi ubundi ni nikosa gukunda umwana ntukunde nyine. Na nomero yarayisibye ahari. Yarayisibye? Nta nagakuru kujya wumva? Reka muri urwo rugendo rwose rwo kwirerana uwo mwana waduha humamya butoya uburyo byakugoye kugira ngo wenda ugire n'isomo utanga cyangwa se ugire n'inama uhereza aba single mother bari babyariye mu rugo batigeze babona urukundo rw'ababyeyi rw'abapapa b'abana babo? urumva nyine umwana naramubyaye ndamurera nyine na mama yaramumfashije turamurera agera igihe arapfa nyine umwana ngomeza amurera gutyo arakura nyine ubu umwana nta kibazo afite. Ubu tuvugana uracyarera umwana wenyine? Ndamurera. Niye message waha aba papa cyangwa se abasore batera inda bakigendera? Nese nyine abasore ko batera inda bakigendera, ababyeyi nyine bakirwa bangarana n'umwana bamurera bahiga. Ibyo nyine. Inama waha aba bagabo bakora ibyo byose? Inama nabaha nuko babireka kugomeza bangaza abakobwa. Ntibagomeze batera amadaho hirya no hino abana bangara. Batamenya abana. Niyo nama nyine nabagira. Ni iyihe message se wahana none abakobwa cyangwa se ababyeyi babyaye bagatereranwa? Nyine iyo nama abakobwa inama nabagira ni ukwirinda abo bahungu nyine utwo dusore. Nanjye isomo nararibonye nyine ingaruka nakuyemo nabo bagomba kuyibona. Wakuyemo ingaruka? Ingaruka nyine se sinayibonye yo kurera umwana wenyine bakagutera inda ukarera umwana wenyine kurinda agira imyaka 6. Yego. Ariko wakuyemo n'umugisha nanone? N'umugisha nanone. Iyo urebye uwo mwana uwo mwana akanzanira amazi ntacyo nashinze Imana. Okay. Nta byinshi rero ngiye kukubaza usibye kukubaza ngo ubu noneho nyuma yo gufasha umwanzuro ukavuga ngo nanjye nk'umuntu watereranwe watawe nkabyara nkarera njyenyine imvune zo kurera nkazimenya, ubu noneho igikurikiyeho nanjye nakurungwa ngakunda. Ubu tuvugana mu nzira uteye intambwe ya mbere yo kuba utangiye, urumva wifuza umupapa cyangwa se single father umeze gute? Ndumva nifuza umugabo nyine twafatanya nyine akamfasha uwo mwana tukabana, ariko nyine akaza adafite amahane, nakajya asoma ku nzoga ngaze antuke, kandi nyine nakajya nkubita, nagataye yanyweye inzoga ngazantuke. Nibyo mba ntashaka nyine kuzantuka. Oya sina ngombwa ubundi ababyeyi cyangwa se ababyeyi baba mama nibo babyara abantu, ntago ari ngombwa gukubitwa. Ubu noneho ibintu byabaye uburinganire, ubu nugufashanya, uri umufasha ntabwo uri inka bakubita, kandi n'inka ntago zigikubitwa. Humura kandi urukundo aha ni mu rukundo, aha ni ubuzima bushya, aha ni umunezero, nakayaga gahera ibyiza. Wahageze rero, reka twihute rero. Hano nubundi ni kuri Xtrend TV, wowe ndagushimiye wakanze subscribe cyangwa se sabone. Reba neza making sure umuntu wese wabikoze cyangwa se utaranabikora usanzwe
uza aha hantu ihangano bikore kandi wenda gushimiye wowe ufata umwanya ukavuga ngo reka sharing ino video uyu muhungu w'Imana agire gute atera imbere. Ndabizi ko nsa n'imitima ya beshi kandi nawe ejo nejo bundi bizakubera byiza. Ni ukuri uko byagenda kose mwabibonye mwumvisha ubuhamya bugiye butandukanye. Uyu munsi episode nshya, ibihe bishya ndetse ibyiza bishya. Ibiganiro byacu bari buri munsi hangaha kuri Extreme TV. Buri wa gatanu tuba tugomba gushyiraho banga nshyashya cyangwa se video nshyashya. Mwibutse rero ko hari ababa badutumye Home Cleaning Painter ni company isiga amarange ndetse igakora n'amasuku, ndetse numvise ko ushobora no kubashinga inzu bakayihera hasi. Mwebwe muri hanze y'igihugu, amahoteli, amaresitora, ibigo bikeneye kuvugurura, ni mubandikire cyangwa se mubahamagare kuri iyi nimero 07 3 6 2 3 6 iyo ni Home Cleaning Painter. Ni kuri Extreme TV ni kuri Extreme TV, aho urukundo ruhurira, aho inkundo zihurira, aho basingo papa na basingo mama bahurira. Aha byishyiremo ni hano ugomba kujya udusanga. Wowe uri amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Sinari nkunze kuvuga icyo kintu ariko ndabashimiye cyane, ndetse n'abari muri ya ntara yacu y'abadiaspora mwese ndabibona, abanyandikira bambwira ngo komerezaho kude chapeau. Ndabashimira cyane, mutuma nkomera nubwo ndi gato ariko sindi muto mu mutwe. Reka nakira umugabo wa mbere kuri kamera zacu. Welcome papa. Bimeze bite chef? Murahumeka? Bravo. Duhumeko mushigaje. Nizamvuga zabubi. Tugendera ubundi tugendera ku nama zanyu. Twaduma kubagira inama nk'abantu bakuru. Amazina rero. Ubona muri Charles. Charles. Yego. Bimeze bite? Ndaho ndasunika iminsi. Aho zo iminsi wayisunika ukayishoboye. Usunika iyo ushoboye ndikasigira abasigaye. Okay. Wahageze rero. Aho imitima ihurira ubundi amarangamutima bikaba. Naje ndabona. N'abana abantu bansuhuriza. Turabashuhuje. Bagukunda ngo kubi. Kunkunda ni inshingano rega buriya ngo tutazubahiriza. Bushizaro wambwiye ngo yarakwishimiye. Mumbwirira ati bikomereza. Imana bikomeze nuko. Maze kugira ahantu ugenda hagasigara gukeneye. Nta kiza nkabyo. Okay. Imyaka rero kugira ngo aba babyeyi bumvire ngo imyaka ni 42. Okay. Nguna muri Charles. Okay. Ufite abana bangahe? Ashaka kumenya amazina yawe. Abana ni 4. Abana ni 4. Tubwireho gato kubamya bwawe. Abamya byanjye nta byinshi urakunda gusa nkaho ndengera umuryango. Kandi ni nabyo buriye. Bafite abana 4 umubyeyi. Hari impamvu ntari kumwe n'umuntu n'abana. Naba mubi yaba mubi kuza kuva impamvu rero cyane se nkunda kubishyira hanze kuko naba mubi yaba mubi ni nyina w'abana banjye. Ntabwo uriyakira ariko. Kuyakira ntabwo bivuze gushyira umunyina w'abana hanze. Nari yakira impamvu magaza ahangaha. Aho kuvuga ku muryango byo ntago nshobora. Ubwo n'ukuvuga ndawurinda ninda abana banjye. Byo kuvuga ngo bivuze ngo kubwo ugitekereza ko ari umuryango. Isaha n'isaha agarutse wamwakira. Suko namwakira. Ariko ntinavuze ngo nshyire ubuzima bw'abana hanze. Yego. Okay, ntabwo ndi bujye ku buzima bw'abana kuko abana bo ni babyita bavuga ngo nindi datoboye. Umwana uwo ari we wese nanjye ndi mukuru. Utambona gutya ndeshya gutya. Usobanura ngo urabona ngo twaciye aha ngo dukubita nawe yego. Tubiziranye. Muri rusange ngiye nkwibariza akabazo gato. Yego mbaza. Ntabwo ndi bukubaze ngo byagenze gutya na gutya. Ninde wabigizemo uruhare? Uriya ntazaba ndakubonye amahembe kandi urese abaza ukuri. Gusa wakubwira nkwibwiye nakubwira ibyiza kuri jewe. Nakubwiye wamwumva. Ikiza rero ugenda wituza ibyacu. We nawe mubize. Niyo mpamvu mba ndahanemye. Agusabye imbabazi wazimuha. Iyo ujya kuza hanga wafashe umwanzuro buriya. Ubwo biba byarangiye. Byarangiye.
bivuze ngo niba byarangiye rero numva buriya amahitamo yanjye uzi impamvu bakubwira ngo kugira ngo ukire nuko ugomba gutanga kurata indwara kwa muganga aha turi ujya muganga umubwira mu cyumba ntabwo ujya muri sare yego ndaha uko mfite icyanzanye icyabuka ngikomeze ngihitemo nkore choice zindi kuko nawe ahari azabibona akumbaza ngo yewe sinshaka kubivugaho naba mubi yaba mubi ibyo birahagije. Abana kuri wowe baba babizi ko urimo urashakisha umukunzi? Nimba batambona aho ngomba kuba ndi barabizi ko ngomba kuba jyenyine. Ibyo birahagije. Murakoze cyane rwose. Ubwo rero nk'uko bisanzwe tuba tumaze kumva amavamutima y'umwe mu bagabo tuba dufite ahangaha, ndabona bagifite parole zabo, menya bagukunze bose. Nta kiza nko gukundwa. Iyo wakunze cyangwa se ugakundwa, ubundi gukunda n'uburenganzira bw'umuntu. Gusa gukundwa si itegeko. Niyo mpamvu rero kuba yankunda ni byiza. Naye mfite uwo nakunze, nshaka kumukunda ntankunde, nanjye kandi yankunda simukunde. Nuko ibintu biba biteye. Urumva rero kuba nkishimiwe ni byiza. Ubwo iminsi yo kuramira cyahari. Promesse. Ariko uri umuti w'amenyo pe. Rega tiye tunayanzaho duseke. Uzi guhera kuwa mbere urumeka kundi wa mbere. Ubu uri muri mayinaze buriya. Renzaho kanaseka. Ariko amayi barandisha banyisha ho. Mwazanye n'imbunda. Ubwo nyine bisubiyeho. Aye wewe. Ariko nakundi baramwetse. Reka twiyizire ahangaha. Kubera iki turikije barone yawe? Impamvu nyiturikije mu muco nyarwanda burya nubwo gukunda no gukundwa bibaho, ariko nko mu myaka yanjye nkeneye gukunda umuntu waba andusha imyaka byibuze. Uyu rwose ni mwiza, ndetse n'ibyo nashakaga nifuzaga bisabwa arabyujuje, ariko ni umwana wanjye rwose. Aha naba nkabije. Mwana w'umubyeyi. Barara kudashima mama ni ukuri pe. Kudashima ni umuco mubi. Yego. Abatahuye nangirize barumuna banjye reka mbaharire. Niyo mpamvu rwose ndamushimiye. Kuko naye navugana se mana yanjye uriya muntu ko yankunze agifite ndabigenza gute. Kandi nabona afite ndaza ko ufite imitima ingahe ukunda ku mwana. Nari mfite dute nkabone uko ingano ye nuko ngana se mama kubona ari kure cyane anduseho ntagazansiga nkongera nk'abagiye nyine reka ndaza kumwanihangane. Urumva uko byagenda kose hano habamo ubupfura ndetse no gutanga ukuri kuri hagati yacu. Hari igihe ushaka kuza hano ukagendera ku marangamutima gushuka ukavuga ati uyu nguyu uko bigaragara ashobora kuba afite n'udufaranga twambeshaho, ariko nyamara ukirengagiza iki? Urukundo. Niyo mpamvu nkubwira ngo aha naho urukundo ruhurira, imitima igahura ikaruhuka. Niye nama mugira nk'uyu mujene? Uyu mujene inama namugira nakomeze yihangane, kuko nubwo bimeze gutya ariko uwo arahari, kuko ntabwo yagenewe kuba wenyine. Nawe wawe arahari. Nanjye uwanjye ndizera neza ko nzamubona. Urakoze cyane. Mwibwira ariko atagenda atakumenya. Mwibwire nk'umuntu twahuriye hano hantu kandi duhuje ikibazo, ntabwo nagenda ntamwibwiye. Ubwo ndi umumama nyine w'abana 5, urumva ko umuhungu wanjye w'imfura bayenda kungana, nkaba ndi Byukusenge aho mbarizwa ni mu mujyi wa Kigali. Urakoze cyane. Mama nawe rero tukugezeho waturikije barone yawe. Bigenze bite? Impamvu nayiturikije nitegereje kiza mbona afite amashereka mu maso. Ndareba mbona dutemberanye bansekana bakamuseka, ahubwo mbona bitashoboka, mbona ari nk'imfura yanjye. None rero ahubwo namugira inama yo kwihangana, agenda areba neza ntarebe ungana nanjye, arebe rwose abari inyuma yanjye rwose
arebe neza njye narebye bitavamo ntabwo byavamo ngiye gutegereza umuntu usheshe akanguhe ungana nkanjye kuyo twagenda muza ntidusebe rwose pe dukundanye nabansabye nawe yabasabye urungano rwe rwamuseka ufite urukundo rwishima ndarufite ariko nzabona uwanjye nzamubona pe ndabyizeye nzamubona ni iki wamubwira icyo namubwira ni ihangane agende neza yitonze agende gake aramenye ntashake bashugamame yabona umukwiriye rwose ni ihangane kuko Imana irahari niki wabwira umuntu ndacyafite abajyanama nyamara ni ukuri cyafite abajyanama umunsi n'umugisha ntago wabura byose ntago wabura byose buriya hari ukuntu umuntu akurura yishyira urumva ko abantu bacyafite n'urukundo ntago bagikurura bishya bati afite amashereka mu maso ibyo ushaka kubibwira umuntu bikamurakaza imyaka afite niyo mfite koko ndayafite kuko arambyaye gutekereza cyane rero akatubwira inama ni byiza ese nta muntu uzi babangana ngo umuha agapasi kuri ubu ngubu umuntu arishimira hateye na za telefoni yashima aka kanomero yabanje kwirebera azirebera rwose Imana izamuha amen twakomeje mwigenda turacyahari dufite iminota mikeya muhumure kabisa wasigaranye baroni yawe bivuze ngo wakunze uwo mupapa yewe naje mfite urukundo nta muntu ngomba kwanga nta muntu ugomba kwanga ahubwo nagira ngo ndebe niba hari rinete yaba yazanye kuko njyewe ntabyo yarazi ubwo rero ahantu se yewe rero reka mubwire Prome ntagoye inkiko ubundi wampemukiye kuko igihe maze aha tumaranye uzi amahitamo yanjye uzi ibyo twapfaga n'abantu kuko imbwa karabo bahari sinirirwe nzi umva nkubwire rero nta hantu urukundo rutava ntaho rutanagera kandi ikindi cya kabiri ntago urukundo rugira imipaka ushobora reka mbafashe mbereke ko ntahari ntago mpari si mpari Prome rwose iyo menya ko aba ngaba bahari ntago mba naje ayi wowe urabona nanjye wa mugani wa mama dore hirya hariya rwose ntakubeshye ndabona asa nkaho twaba tungana mba twangana rero ntawagira undi nama nakurikizaho mugenzi we w'umuturanyi urumva ari nesaba na marinette nta nibyo waruzi nta nibyo narinzi noneho kuya uzandebere mu mafaranga rero oya Prome oya yewe ko nshaka nyine erega bisubiremo reka mbisubiremo cyaka umuntu ufite icyahomba kuko udafite icyahomba nta cyaramira umuntu ufatika nshatse kuvuga sijya urema abantu ariko hari uko ubona we ati kanaka n'akanaka iriya timu muri complete gufata mama nkagenda nawe ejo twaba tugendana nkabona undi nifuza nkagenda ameze nka kandi mfite aho tugiye ntabwo nabikunda ugasanga umutima warakomeretse aho kuwomora nahenzanye inyundo nje guhondamo ayo nkubeshyire mu ruhame rero kizagasaraba urabyumva gute ndamushimiye ni umuntu w'umugabo Imana imuhe umugisha hari umuntu uvuga ikintu ugasanga gikwiye ku mutima nanjye ndamushimiye ahangaha ni ahantu umuntu abohokera ntabwo ari ahandi uvuga ikintu umuntu akagutera ibuye cyane ko nanjye nabonaga ntabyumva neza kuko nakubwiye ko mfite n'ikibazo cyo kureba impindurize nanjye ndabizi umuntu yagukunze buriya wabona n'uturinete yatuzanye si byose ariko nawe ntabwo yari azi ko ari muri buhahurire ntabwo yari abizi ariko buriya nanjye numvaga bitaravamo neza nabonaga wagira ngo aracyari muto nta kibazo mama wowe ubyakiriye gute byakiriye neza
kuba atagukunze ubyakire neza mbese wabigenza ute ubwo rero ni ukwijijisha ntabwo ari neza pore basi nakundi zongera kwiheba izi kose wowe ko nkiri muto uziko ubu ngiye kuba nk'abagore b'i Kigali hari ukuntu usaba umukecuru imyaka 40 yamininije ariko angana imyaka 15 nanjye bambwire ko ndi muto mitanshyira micupa oya n'uvango gaciyemo banyise muto bitewe nuko bangana ntabwo bivuze ko nanjye njya muri Beriso cyangwa se Mwishyire hakunyamo n'abazinga abanyakigali mugira muri cyangwa umukono hari. Ni pinya. Musaza wo kwambara umukono. Mbona ndi umugabo Wow. Charles. Ndakwizeza ko uko byagenda kose. Ariko hagati aho ngaho hari umuntu wambwiye ngo ngusa ngo na Robert Sergeant. Hari icyo mupfana? Amunyakibuye se. Turatwe kumuvuga ahangaha. Ya nuko yasi ukumuvugaho kundi nyine ngo murasa ariko nanjye koko nakwitegereje mbona murasa asa turabaturanyi murakoze cyane uyu munsi rero biranze uyu munsi wenda biranze ejo bishobora gukunda cyakoza nanjye ndagushimiye ntabwo ujye ucika intege oya sincika intege erega no kuri dupakanira kuba duhanira kubaho neza uramutse beshye kwicara rero waryama waya uhatanira kugira natwe tugomba kuba hafi yanyu murakoze pa ibihe byiza kandi urugendo rwiza yego murakoze cyane murabibona rero umupapa abuze match yiwe abuze umukunzi ariko uko byagenda kose ntabwo wamugani ntago bikwiye ko ushobora gufata ibidakwiye kugira ngo wihute gake buhoro ni rwo rugendo gusa nanone umuntu wihangana niwe ugera kuki ku ntsinzi nawe udukurikiye buri munsi nawe igihe kizagera nawe uzabona uwawe reka rero dufite undi muntu mu gikari reka tugaruke n'umugabo wa kabiri ntimuve hano turacyari kumwe yego nk'ibisanzwe duhita twihuta dukubita tubangura kuko ibintu biba biri hano biba bimeze neza biba bishyushye ni kuri Extend TV ya slogan yacu ni seka iga ndetse wigendere usige nyine usize na message nk'ibisanzwe rero ni umugabo wa kangahe wa kabiri tugiye kwakira kuri stage cyangwa se kuri kamera za Extend TV mbere na mbere banze urebe ko wakanze subscribe cyangwa se sabone niba utarayikanda aho humutuku yikande hasi kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho igihe ni buri wa gatanu abari bangasha cyangwa se video nshyashya icyo nagusaba ni kimwe nuko wowe wabanza nibura mu bantu batanu ufite wizeye neza ko ibi bintu babireba kandi bakabikunda cyangwa wabireba wari we wese cyangwa se wabikunda ndakwinyize kugira ngo umusangize zino video kugira ngo azirebe reka rero twakire umupapa wa kabiri twihuse cyane welcome papa bimeze bite bimeze neza komera duhumeko mushigaje twese amazina yanjye nitwa Munyankindi Venante yego nkaba nturutse igwamagana yego nkaba mfite imyaka 59 igira hano 59 mfite umugore wanjye yayitabye Imana mfite abana babiri ese ko ufite wasi niriya kamera watiye oya ntago natinye kamera ahubwo ndumva nishimye ndumva nishimye kubera yuko ndumva ndi bubone nk'ikintu nari maze iminsi ntabona ufite abana bangahe ufite abana babiri nibo umugore yansiganye nibo yagusigaye ni babiri bonyine ufite imyaka 59 birumvikana urashaje ndashaje ariko ntabwo ushaje byo gupfa ntabwo ushaje byo gupfa ndacyane ndacyafunga n'agatufu urakeye kabisa uri ku micyo mu rugo ni Rwamagana warangiwe nande hano se nyegera hano ariko reka nkwegere kuko ndabona kuva nakubonye ibintu biri busho yego umuntu wandangiye hano ni umukobwa wanjye yabirebye muri telefone aranja ati papa we ati ko nabonye ahantu bari kuranga abakunzi ukabuzi ko mama yapfuye yadusize ati nta kuntu wazajyayo
ndabya ni mwana wanjye muzantunganye ngeyo ndebe uwo muntu nzamuzane twibanire. None rero nahageze mu mbiri ubwo wumva wifuza umuntu ufite imyaka ingahe se cyangwa se ungana gute, ufite iyihe mico? Umuntu nifuza ni umuntu muremure w'inzobe ufite byibuze nk'imyaka nka 49 gutyo. Ntacyo. None ugatoya kugira ngo twihutishe iki kiganiro, nyegera ariko wimva. Yereka ngo yegere ndakwegera nurashaka dana guterura. Oye ukoze neza. Okay. Nukuvuga rero mu buzima busanzwe cyangwa se ho gatoya wadusangiza ubuzima bwawe reka mbasangize bwo kuba nari mfaka mfite nkiri na mutoya. Ubwo buzima bwanjye uko nabubayemo umugore akimara kwitaba Imana, ndavuga nta kundi kuntu nabigenza, reka nshaka undi tube tubanye ndebe yuko yenda nawe yazambera mwiza nka wa wundi. Ariko ntago byampiriye, yaragiye umugore yitwara nabi, aba nabi, nanjye ndateseka. Amatungo nari mfite nshira akanaye uzikwana yasahuraga kanajyana ni wabo akabijyana iwabo. Ubwo none ndaza kwicara mbiganiriza abo bana yansiganye babiri, ariko nta wundi mwana twabyaranye uwo nguwo, mfite abana babiri gusa. Ubwo bimaze kurangira nibwo mwana yambye ariko hari ahantu ushobora kujya kurushaka umundi mukunzi, ngiye nabyumvise bari kubivuga mu kinyamakuru. Ubwo none rero naje. Waje ufite icyizere? Naje ufite icyizere. Aho ubwo twari dutangiye ukimara kuvuga ubuzima bwawe n'ukuntu ibintu bimeze, hari abantu baturikije baroni zabo. Bariya ko baturikije baroni zabo, ngiye nari namukunze uriya waturikije baroni. Nagara waturikije baroni, tugiye kubanza kubaza bariya baturikije baroni hariya tubabaza uko bimeze. Ngwino Cameraman, izere kuri kutureba neza. Bimeze bite? Njye narebye uyu ari sogokuru. Warebye ari sogokuru? Wabonye ari sogokuru? Oya se kandi wabonye atavamo umupapa ugukwiriye? Reka. Nabonye ari sogokuru rwose. Okay. Ni iki se wamubwira? Rwose nabonye nyine ari sogokuru. Yagenda akishakira nyine uwo bangana. Urabyumva gute? Nayo umwana niba yabonye akabona ndi mukuru kose nta kibazo, ntago twamubangamira ngo mbe namukunda ku ngufu kandi abona nkuze. Ahubwo ndaza kureba kuko ndabona ingero zose zihari, ingero zose zirahari, ndaza kwiproposamo rwose uwundi ariko ntahemeze neza. Urabyizeye? Ndabyizeye. Ugomba kumucyura? Ndamucyura rwose, ndabyizeye kuko umwana wanjye yabimamirije ambye yuko ngomba kugenda nkahazana umukunzi kandi witwara neza, mwiza, uzamfasha nabo bana kubarera. Namubonye rwose. Harya urumva wifuza harya umubyeyi umeze gute? Niyo yaba ari muremure, yaba ari inzobe, akamfata neza, urabona ngakanshajisha. Ufite nk'abana bangahe? Niyo yaba afite abana 5 kuko ngiye mfite 2 nta kibazo. Ntacyo bigutwaye? Ntacyo bintwaye. Reka tubaze n'uyu mubyeyi. Noneho ko wifashe bapfubye se mo kabyara. Nabonye bitavamo. Abana naje nshaka umukunzi. Ahantu bose bari kuzandi kubona bitari kuvamo. Ariko ubwo wawe naraza nyine. Nyine uyu mugabo uri kuza ntago ari mubi, ariko urabona ko ndayingahinga imfura ye cyangwa nkaba ndi imfura ye. Ubwo rero narindira nko mu kigero cyanjye, kuko naje mfite icyizere ko hano byose bishoboka. Ni kwa birashoboka kandi. Wowe tubwire uko bibyumva. Ukuntu ngiye kubigenza none nabura n'unkunda. Ariko uracyafite n'amahirwe menshi. Ndacyafite amahirwe menshi yo guhitamo, kuko kuva naturutse iyo zagwamagana iyo ngiyo nkaba nageze ahangaha i Kigali, kuko numva bari kumbwira ngo biri kubera i Kigali.
wabibonye nabibonye amahirwe rero mfite nuko ntibareba imbere yanjye kandi nkabona ari abakunzi neza ntabwo ndi bumuremo umukunzi rwose kabisa. Okay, reka ubu tuvugana rero hari abasigaranye baroni zabo uranyegera hano ndakwegera hari abasigaranye baroni zabo kandi mu kuzisigarana ikigaragara cyo baba bagize gute bashimiye uwabasanze. Ubu rero aka kanya ngiye kubaha umwanya bakubwire muganire nta wamenya wenda ashobora kuvamo uwawe sibyo? Yego. Nese mugabo mwiza muri icyo gihe cyose waba warahuye nacyo muri ubwo buzima bwo kwibana nta kintu cyakubangamiye wenda ngo kibe cyatuma witwara nabi? ntabwo nitwaye nabi nubwo mva nashatse umufasha wa mbere akagenda nkazana n'undi ariko njye nagomeje ndisigasiga paka kugezana n'ubu ngubu nta kintu cyampungabanyije. Kubera iki? Njye impamvu nyiturikije ntabwo uyu muntu ari kuri level yanjye pe. Numvaga nishakira umugabo mwiza w'ibogare muremure w'imibiri yombi kandi utuye i Kigali kandi ufite amafaranga rwose. Suyu yamarira iki mu bikomere nahuye nabyo? Yo. Ariko nawe birashoboka. Yewe oya mu nzozi ntabwo uyu nguyu arimo. Kandi ndabona n'abana banjye hari batapfa kwemera umuntu nk'uyu ngo mbanye nawe pe. Okay. Urabyumva gute muzee? Ukuntu mbyumva ntabwo yarakwiye kunkora ibintu nk'ibyo n'ahantu naturutse. Ibintu byose mfite niba ari n'amafaranga wavuze nkaguhereza ubwose ukambabarira. Nuko ngenda bigusabye. Reka no gupfuka njye naturutse guhamagana. Rwamagana se naha nje kurangisha. Dore urabona ugakata za Kabuga ukomoka hakurya za Kabuga n'ahantu bita bya uzajya guhinga se? oya ntabwo uzahinga mfite inka nyinshi tuzorora umva se reka nkubwire njye nanaguhana amafaranga menshi cyane ariko nibyo oya ndamujyana muze uri seriye ndi seriye uza amafaranga afite mwangaha mwayazanye yose ntabwo najya mu cyaro oya kavuke ntabwo gose ibyo ntubijyemo gose najya mu cyaro ndikavukire nabyanze oya gose imyaka yawe ni myinshi imyaka 10 ndushani wambise muze imyaka 10 twari muze kuhakikora iki n'abandi waretse ugashaka abandi ugashakira handi urabona se ubu ngubu atagiye kumbabaza urabona atagiye kumbabaza uzi ko nawe nanamurose ugiye se wo umugore amenya ifu isosi yahiye niko igumanira narose inzozi niko sheri ntago narose narose mbona umugabo umva famundagara ujya mu masamake umva nkubwire reka imifupa urya amaroti umva njye mbonye sheri uretse gatoya yo sheri bari kugutera narose inzozi nziza mbona ni wowe ariko kirazira gukora umutware mu mutwe mbara ndebe ko byibuze udafite umusatsi akira karaba sheri ni ukuri akira karabo umva nzagufata neza umva nzi guhinga umva nzi kwahira ubwatsi bw'amatungo nkunda abana mfite abana babiri tuzafatanya tubarere nzi ni ukuri umva uretse gatoya mbabazi ariko muze nawe menya ushituwe n'iki ikintu kinshituye nta nubwo nshitutse uno muntu arankunda ntago nagera i Kigali ngo ntahe nta muntu njyanye ubu ntituberanye koko ubu ntituberanye mubamera amata batonga no gusigwa n'inzo ubu njya ndigikara bijya nabereye reka nanjye mbonye uwanjye dore umuntu Imana yamaye nukuri sheri muze mbibariza ibibazo nka bibiri cyangwa bitatu ariko mana yanjye niho hantu nibyo bintu binshimisha bikanezeza muze nyuma yuko ubonye uno mubyeyi akwibwiriye ko agukunda kandi koko wamugani yasigaranye baroni yawe hari impamvu nubwo mutigeze mubazanya ibibazo ariko buriya imitima yanyu yakiranye wakiriye gute ibi bintu
rwose ibi bintu mbyakiriye neza cyane nta nubwo nari nzi ko binashoboka ubu iyo nza kumenya yuko binashoboka niwe mba nihereye uyu nguyu ariko ubu ndatuje umva ndagukora n'ibintu byose n'ibintu byose rwose muze nkubaza ibibazo 2 cyangwa 3 mbaza 2 cyangwa 3 urumva ku mutima urumva bimeze ku mutima ndakeye imyaka nari imaze nibana muhagarare gutya harya umugabo ajya hano okay reka nanjye nje hano reka nibarize umubyeyi mama uriyumva gute vuga rwose oya nukuri ngiye maze igihe kirekire narabuze urukundo maze nza kurota inzozi nibonera umufasha rwose mbonye inzozi zisohoye nkibona uyu nguyu mbonye ari we narose ari Imana yanyeretse nuko numva ndamukunze nawe ubuyise uvuga uti nkaryamyeho nasanze no kumuteragana ndavuga nti baba we bamena ifu isosi ihiye niboneye sheri ariko nanjye ndare mu gituza cy'umugabo ariko numva uko biri murahita mujyana se ndagenda batamujyana oya se kandi oya ndamujyana mukundaneho mumenyerane ntabwo tujyana wenda kwemera turajyana murajyana se ahubwo n'uyu ntabura duherekeze kumwe muri za nka zawe ese oya jewe inka yanjye wayema ariko nzaza gukura ubwatsi ndabona afite amafaranga uzaza gukura ubwatsi si oya serious ntabwo ubu nonaha nashakana arantajyana akatagisi patine numva ukuntu bigenda ubu nonaha ntabwo byakunda mba mfite akazi kenshi ariko icy'ingenzi nuko mba nkoze icyo abantu bose batumva ko gishoboka sibyo ariko ndabemereye ko umunsi umwe nzitegura ngiyewe nkaza ariko mbere yuko nza gukura ubwatsi nzanabanza mpure namwe tuganire munasangize nyuma yuko muhuye uko bimeze n'abana tuganira rwose nibyo byaba byiza kugira ngo bigire gute se ko bimeze sheri none se ubu twijyaniye ntabwo twazagutumira ukazadusanga mu rugo twarabwiye n'abantu akababwira ko yabonye umushyitsi abantu bakaza namwe mukaza ariko nahageze mubanje mugakundana hose oya tugakundana hehe oya turajyana dukundanira iwe niba neza ko dukundana abana bazizana barakuze bazizana wababwiye ko ugiye gushaka umukunzi wasize ubibabwiye ngomba kuba none ubwo ngubwo bivuze ngo ugomba no kujya gutanga inkuru nziza ko wamubonye ahubwo wenda mukazashaka undi munsi mugahura nabyo byashoboka ariko mfite ubwako sheri wanjye bamujyana narindonse none ubwo rero wabona mutumye rero aha mukora ibishoboka nk'abantu bakora ingoma nikure mu iteme incika ngaho muhoberane hanyuma dusoze twigendere amashyi menshi ndabashimira mwe mwari budukurikiye kuri X-Trend TV nshimira God Studio Sky nimba mbivuze nabi cyane neza icy'ingenzi uko mwumvisemo God ikindi rero niwe uri gukurikirana iki kintu kijyanye n'ishusho ahangaha ndamushimiye rwose n'umuntu w'umugabo nshimira ababyeyi bari hano nshimira buri umwe wese ufite umutima ukomeye kandi ugomba guhatana paka ageze ku ntsinzi bayi rero turi kumwe